ati turebe neza turebe neza kabisa, turebe neza. Ati ku muryango mugari wa Kiyovu Sport Club nagira ngo mbamenyeshe ko inkuru ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko umutoza wacu Haringingo Francis yaba yafatanywe miliyoni 6 azihabwa n'ikipe tuzahura nayo mu mukino wo kuri uyu wa gatandatu ari ibinyoma byambaye ubusa. Ekipe imeze neza ndetse n'abakinnyi bari mu bihe byiza aho baherereye mu mwiherero abitegura umukino uzaba kuri uyu wa gatandatu. Ubwo naganiraga nabo aho nabasuye mu mwiherero baratwizeza intsinzi. Ndabasaba kandi kudatega amatwi ibihuha, ndabashishikariza kuza gushyigikira ikipe yanyu ndetse mukanitabira umukino uzaduhuza na APR Football Club kuri uyu wa gatandatu tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Bikorewe i Kigali tariki 12 z'ukwa gatanu. Murakoze. Mvukiyehe Juvenal, perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport. Ngayo nguko rero ngiyo ibaruwa imaze gusohoka mu kanya. Byakomeye. Reka twigiye kuri Meshakiri rero mu gihe ndi kubona telefone itadukundiye, icyo navuga kinini nuko yamaze kumvikana kabisa na equipe ya Rayon Sport. Ikintu gisigaye ngo nuko equipe ya Rayon Sport yashaka uburyo yazakina imikino nyafurika, kuko niyo kondisiyo imwe gusa Meshaki yatanze. Ngo ntago bapfa amafaranga, ariko bapfa kuba ikipe ya Rayon Sport itazakina imikino nyafurika. Ubwo rero no gutegereza tukareba ese Rayon Sport iraza kubyitwaramo ite, cyangwa se iraza guharanira ute kuguma muri iyi kuruse yo kugura uyu mukinnyi. N'abanyamakipe menshi amaze gutezamo, ariko Meshaki akaba yavuze ko rwose mu gihe Rayon Sport yaba igiye gukina imikino nyafurika nta handi hantu yakwerekeza uretse muri iyi ekipe ya rubanda hano mu Rwanda, ekipe ya Rayon Sport. Ubwo reka mpite mbashimira nihuse cyane ko iminota yatujyanye birumvikana. Hanyuma tuzasubire ku munsi iwejo tugenda turebera hamwe bizaba bigezweho, amakuru yose kabisa acukumbuye nahangaha kuri Inyenyeri TV7 kabisa. Ugenda uyasanga wumva byinshi bitandukanye tuba twateguye. Agenda bashimiye neza cyane kabisa. Nitwa Jazo. Hanyuma ukomeze ukore subscribe ukurikirana ibiganiro byacu tubategurira umunsi ku munsi. Abareyo turabakunda cyane kandi dukunda uburyo namwe mukunda kudukurikira kuri social media zacu zitandukanye. Ibitekerezo byanyu nabyo turagerageza kubisubiza. Reka nongere mbasuhuze neza cyane kabisa. Reka nsuhuze mwe mwese kabisa mukomeje kugenda mudukurikirana. Nizere ko mumeze neza aho muherereye. Nizere ko kabisa mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kabisa. Reka nizere ko mukomeje kugenda mwenjoyinga mukurikirana amakuru tugenda tubahereza 5 kuri 5 kabisa, mugenda amuryoherwa muri rusange. Ubwo rero navuga ko abantu benshi cyane kabisa abamaze gukora subscribe hano kuri YouTube channel yacu kabisa, bakomeza kugenda badushimira kabisa, bashimira uburyo tubahereza updates z'amakuru agiye atandukanye abagezweho birumvikana, tugenda twungurana ibitekerezo muri rusange. Ubwo rero umunsi nuwo wa kane, itariki ni ya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka turi kugenda twegera uw'igikombe cy'isi. Tuje rero mu mikino, tuje kugira ngo tuganire ibigezweho mu mikino birumvikana, kugira ngo tugerageze kurebera hamwe biri kugenda bivugwa. Ubwo ndavuga ibiri kuvugwa muri siporo muri rusange, ariko nanone tukibanda ku bijyanye na ekipe ya Rayon Sport birumvikana. Update rero nyinshi zigiye zitandukanye ziri kugenda zivugwamo, nizo tugomba kugenda tubahereza kugira ngo tubashe
kugira ngo tubashe kubahereza buri kimwe kiba kigezweho mu mikino cyane cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Nta kintu na kimwe mushobora kuba tuburana. Hanyuma rero amakuru ari kuvugwa ni rutahizamu ukomeye cyane kabisa, ni rutahizamu ukomeye cyane. Navuga ko rwose ari izina rizwi cyane kabisa. Ubwo rero uyu mukinnyi mu kanya gatoya ninza kumuvuga, ndabizi neza kabisa abantu benshi bakurikirana ama ekipe atandukanye y'ibihugu yagiye akina imikino nyafurika, ubwo ni mu gikombe cy'Afrika cy'umwaka ushize. Ngira ngo baramukurikiranye cyane kabisa, babona uburyo yitwaye neza. Navuga ko yagaragaje imbaraga zidasanzwe muri ekipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na wundi rero bamwita Elia Meshak kabisa, akaba rero ari mu biganiro bikomeye cyane na ekipe ya Rayon Sport. Navuga ko bigeze kure cyane. Abasikauti ba Rayon Sport bamaze gutambuka ariya muri gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo babashe kunyuzamo amaso muri dosiye ze ndetse no kureba uburyo currently uyu umuhungu ari kugenda ayitwara. Nahoze mbona kuri social media zigiye zitandukanye abantu benshi cyane kabisa bavuze bati ekipe ya Sport ikoze iyi deal cyaba ari ikintu cyiza cyane, cyangwa se yaba ikoze akantu gakomeye. Ariko nanone bakavuga bati ese Rayon Sport tuzi ubushobozi bwayo cyangwa se imbaraga ifite nizo kuba yagumana yakwigondera uyu Elia Meshak. Ubwo rero ni byinshi bikomeye cyane biri kugenda bivugwa. Ngiye kugira ngo ndi gushakisha uburyo navugisha umwe mu bayobozi bara muri Rayon Sport baduhereza iyi nkuru neza, kuko ni breaking news, ni inkuru imaze gusohoka mu kanya. Batubwire neza ese Rayon Sport irihe banga ikoresheje banga ikoresheje kugira ngo ibashe kuba yakwibikaho uyu muhungu, cyane ko ngo hari amakipe menshi ari kumwifuza ariko ngo amahitamo yakaba yabaye Rayon Sport. Ubwo rero turaza gukoresha umurongo wa telefone mu kanya, tireze kubaza umwe muri Rayon Sport kabisa atubwire neza uko bimeze, aduhereze ubwino cyangwa se aduhereze update kuri iyi breaking news, kuri transfer ikomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kugenda bacika urondogoro bavuga ati ibi ni ibiki. Ngira ngo muri kubona ku mafoto uburyo ameze kabisa Elia Meshak. Ngira ngo uyu nguyu baramuzi cyane haba muri cani yabereye mu Rwanda mu mwaka wa 2016. Uyu nguyu kabisa yarahabaye ameze neza muri ekipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabona abantu kuri YouTube channel yacu bagenda bavuga bati kandi uyu muhungu arashaje, Rayon Sport ahubwo yabigiye kudutuburira. Ati nitwa Ngabo kabisa, ati nitwa Fabrice, ati ntabwo Meshak yaza muri Rayon mwitubeshya pe. Meshak ntabwo yaza muri Rayon, ndaza kwereka version ibikwemeza neza. Ndaza kwereka version ibikwemeza neza. Kugeza rero Elia Meshak ntabwo turabona kuri social media ze abitangaza ko amaze kumvikana Rayon Sport. Ubundi niyo mpamvu turi guhiga version ikaze cyane yaturuka muri Rayon. Bakatubwira uko bimeze, kabisa. Atubwira igaruka rya Meshak ese ryaba ryaje gute, kuko hatari kabisa, ni hatari kweri kabisa. Ntabwo byoroshye. Ati nitwa Kamarade, ati ekipe ya Rayon niba igiye kuzana Meshak ushaje kuriya rwose nta kintu tuzaniye. Ariko aracyawuhamya. Hose ni mwamubonye mu gikombe cya Afrika.
acyawuhamya rwose ntabwo arashiramo, ameze neza. Ubwo rero kuba yazana ibintu bishoboka cyane. Tugejeje kuvugisha umwe mu bayobozi bari muri Rayon Sports bakaduhereza verisiyo kugira ngo tumenye neza kabisa icyo twabwira abanyarwanda. Twanze gutangira iyi nkuru neza tutarafatisha verisiyo yo muri Rayon Sports, tugenda turwana na telefone. Ubwo ngubwo nibyo turi kugenda turwana nabyo ku buhanga bw'ibyuma, kugira ngo tubashe rwose kugira ntabwo byoroshye. Telefone ntabwo iri kudukundira, nicyo turi kurwana nacyo. Ariko ntabwo byoroshye tu, ibintu ndabona bitoroshye, ndabona bitoroshye kabisa. Ariko ntekereza ko mu kanya telefone tuba tuyifatishije, tugerageze kubahereza ubwino kuri Iriya Mishok, kugira ngo ibintu bigende bon kabisa. Ni hatari kabisa. Ubwo rero abantu benshi cyane ndabona ntabwo byoroshye. Ntabwo ari hatari se buriya kubona se ibintu byawe ngo wabishyize bavuga ngo ngo yari yatamiye. Shaka abanyarwanda, iyi ngingo dukeneye kuzicara tukayiganiraho. Ubona ko bamaze gufata umurongo utari mwiza, akantu kose kabaye basigaye bagashyira kuri batamiye ko nako atari ibintu byiza. Umuntu yavuga muri rusange ko ibintu abantu bishyizemo byo kuvuga ngo uyu runaka yatamiye rwose ntabwo biri kubahisha umupira w'iwacu. Niba ibintu byose basigaye babibona muri ruswa cyangwa se gutegura imikino, sinzi niba hari icyo twaba turi kuganaho muri rusange. Ubwo rero abantu bari kugenda babihuzahuza ngo yarivunikishije ngo nawe ubundi bari bayatamiye ajya gutamika se ugatamika umukinnyi umwe, ni hatari. Ubwo rero bajye bazana na proof, ariko tu nibyo byiza. Hanyuma hari ibindi ndi kubona byo gutamira kuri Kiyovu na APR, ngo hari ingingo bamuhaye miliyoni 6. Hari tweet ya Sam Karenzi, umunyamakuru mugenzi wacu kabisa, yashyize hanze muri iki gitondo ku isaha ibonye ku isaha y'isaa 4 niba nibuka neza n'iminota ingahe gutyo. Li tweet ubona ko kabisa irimo ariko ibintu sinzi. Yanditse ati ndagana inkiko ndamurega rwose, abantu barimo barampamagara bambaza niba mfunzwe ngo kubera miliyoni 6 za ruswa nahawe na APR. Abanyamakuru bamaze kurenga umurongo, ibi ni ugusebya umuntu. Mind game zibaho, ariko ibi birakabije. Umva ntabwo byoroshye, ariko nyine ni ibintu abantu bamaze kwigenda bishyiramo gake gake, bijyanye n'ibyo bishyizemo nyine byamaze kujya mu mutwe birumvikana.
ariko ntabwo umuntu yahita abishinga hagati ngo ajye avuga ngo ibi bintu bavuze nibyo, kuko ubona ko biri kwanduza umupira w'iwacu. Ubona ko rwose biri kwanduza umupira. Bari tucyarwana telefone kugira ngo tureko twagira uwo tuvugisha muri Rayon Sport, nako ntabwo biri kudukundira. Umuntu rero ashaka yafata icyemezo agahita avuga uko amakuru ameze hakiri kare. Ndabona Kiyovu Sport rero imaze gusohora ibaruwa, ni ibaruwa katurebe neza, ati ku muryango mugari wa Kiyovu Sport Club